pasiteri aramubwira ati nyoherereza tike kandi ntacyo agenda agiye gukorayo, ya yandi yabonaga kuri mobile money ntayakiri kubona. Urumva rero yahise asanga, urumva uwo n'umushinga wamaze kugira gute guhomba. Abantu benshi bamaze kugaragara bari bo, abantu benshi umwana w'umuntu yakwatuza agakiza, ejo akaba ari ugusambanya, ejo akaba ari ukuroga. Naho nugenda ukurikiye umuntu byanga byakunda nyine uzasitara, kereka nimugura bote, bazagure bote bambare. Hari umuntu Ivode wakijijwe kubera ko akazi kahagaze, akavuga ati nta yindi solution ntoye Bibiliya. Urumva kubera ko wenda ari uwo yabonye akayitora bikemera, mba undi tuvuga ngo abubatse umunwa nayabona ko yawubatse amagambo n'ubundi mu isi yarayafite, akavuga ati nanjye ndahagurutse ndagiye. Reka mbashimire abakunzi bacu bo ku ISEZERANO TV, mbashimire ko mwamwemeye kuduha umwanya wanyu kugira ngo murebe ibiganiro tuba twabateguriye, kandi nimwe mutuma nyine tugira imbaraga zo gukomeza gukora ibi biganiro. Kuri kamera zacu rero dufite umuvugabutumwa mumaze kumumenyera ku ISEZERANO TV, ariko sina kurengagiza ko hari n'abatamuzi, reka banza twibwire. Amazina yitwa Adeline wa Nyirawe, ndi evangeliste, ndi umubyeyi w'abana 4 n'umutware, Yesu abahe umugisha. Abana n'umutware bameze bate? Barakomeye, barashima Yesu. Imana ishimwe. Naho muri ibi bihe se turi mu isi yugarijwe n'iki cyorezo, ubuzima buhagaze bute mu rugo n'abana? Ibintu byose iyo byaje umuntu arabyakira kandi ukamenya uburyo ugomba kubyitwaramo. Ntabwo byoroheye buri umwe wese, ariko byanga byakunda n'ubundi biragomba korohera. Burya ikibazo ko wagifashe niko kimera. Nitugifata nyine nk'ikintu runaka kitugwiriye, kibwo kiratugwira, kandi nabwo n'iki tugifata nk'ikintu kirakomeye, kuko ikintu kidafite urukingo mbese ubona ko ubuvuzi bwacyo bufite ikibazo, n'ubwo ngo byanga byakunda tugomba kutikangamo, ariko n'ubundi umutsinzi ni Yesu. Nta wundi, aho ubwenge bw'abantu bunaniriwe ubw'Imana buratangira. Rero abari muri Yesu twumva dukomeye nta kibazo. Naho ku buryo bw'ivugabutumwa byo bihagaze bite rero? Buryo bw'ivugabutumwa rero, buryo buvugabutumwa ryo nta gihe umuntu atarikora, no mu rugo iwawe urarikora. Uricara ukateranya abana bawe, cyane ko Imana barabaduhaye ari benshi, ukababwiriza kandi ijambo rigatambuka neza nta kibazo. Ikindi cya kabiri, dushima Imana ku bw'aya social media, urabona ko amaze gutubuka, amaze kuba menshi, barabutambutsa nta kibazo. Uyu munsi rero nashaka tuze hari ingingo nshaka ko tusa n'abavugaho gatoya. Ni umukunzi wacu wari wabidusabye ari nk'ikibazo, avuga ati muzakitubarize kugira ngo twumve icyo abavugabutumwa bagitekerezaho. Yaribazaga ati se ari nge nawe ninde ukwiye gukizwa? Nge nawe ninde ukwiye gukizwa? Ubwo akenshi byari biturutse, yabivanaga yuko avuga ati hari igihe umuvugabutumwa aza akakubwiriza, akakubwira ibintu, ariko wenda wajya kureba n'imbuto ze cyangwa se mu byo avuga ugasanga amagambo ye wenda ntago, hari ibyo avuga bitakunyuze, mbe ugasanga imbuto ze ntago ziryoshye. Icyo gihe wowe akubajije ati nge nawe ninde ukwiye gukizwa, wamusubiza ute? Njye namubwira ko ari nge nkwiriye gukizwa, kuko impamvu mvuga ko ari nge ukwiriye gukizwa, byanga byakunda agakiza kanjye nimbyiyumvamo ko ari nge nkwiriye gukizwa, n'akana kakimvamo ko ari ukwiriye gukizwa, twese tuzaba dukijijwe. Twese urumva tuzakizwa, kuko sintegereje kuriya ari ukizwa mbere yuko nkizwa. Ngewe ngomba kwiyumvamo deja mbere ko nkijijwe, ko ngomba gukizwa, ngakizwa nkijijwe, bana agakiza kano ku munwa, ahubwo agakiza nyine agakiza tuzi, gafite imbuto z'abakijijwe, gafite imbuto z'abihannye, mbese gafite buri kintu cyose umuntu ukijijwe nyine aba yujuje. Rero no kuvuga ngo ngewe numva ari ngewe ubwanjye ku giti cyanjye ukwiriye gukizwa, kugira ngo ka gakiza kanjye kabashe kureshya n'utabashije kubakijijwe. None ko umuvandimwe atubaza icyo kibazo, yaribazaga ati abavugabutumwa benshi muri iyi minsi arakubwira ibintu, ariko wajya gukurikirana ugasanga inyuma ye we hari ibindi bintu byinshi cyane, atugasanga ahubwo bishobora no kukugusha kurenza ibyo yakwigishije.
ndabyumva cyane rero ni ukuvuga ngo ndashaka kubanza kuvuga kuri iki kintu. Ni ukuvuga ngo Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo muri icyo gihe hazabaho ibihe birushye. Biragoye wenda uyu munsi wa none, ariko ntibyakagoye no kutugora kubera ko dufite miriwari yacu ariyo Bibiliya. Buriya Bibiliya niyo iduhesha kumenya ngo uyu muntu koko arakijijwe cyangwa ntakijijwe. Koko nk'uko yabibajije, agakiza ko ku munwa kagwisha benshi. Kubera ko ngewe nimba wankurikiye kubera ibyo wumvishe navuze, ukumva ko nkijijwe, wabyumvishe nakuganirije, ariko wenda ntabwo warunzi, wari utaranambona, ariko kubera ibyo navuze wenda nigishije, wenda tuvuge urugero nk'ubu ngubu kuri iyi TV nkabwiriza ibintu by'agakiza, hari benshi wenda biri bufashe kandi nawe agafata umwanzuro wo gukizwa. Deja akijijwe kubera ko hari ibyo namubwiye kandi koko yumva n'ibyo by'ukuri. None ni ukuvuga ngo ejo nasanga ibyo namubwiye bitandukanye n'ibyo navuze, burya rimwe na rimwe wa muntu aragwa. Sibye imbaraga z'Imana zishobora kuba zamufata zikamukomeza, ariko ngewe ninkubuza gusambana nkabwa nti umuntu usambana ni umuntu udakijijwe, umuntu ukijijwe ntakwiriye gusambana. Ejo ugasanga dukubitane muri rogi, byanga byakunda uzavuga ati okay, nawe wabimbujije kandi ubikora, burya reka nikorere nta kibazo. Ni nkubwira ngo kunywa inzoga ni icyaha, ntabwo bikwiriye umuntu wihannye. Ejo ugasanga ndimo ndazinywa, wenda nishaka mbe ndi kuzinywa nihishe nshyire iriya munsi y'ameza, ugatambuka uhita wari uri kunywa fanta ugasanga ndi kunywa inzoga, byanga byakunda nawe uzavuga ati uriya muntu si we wari watwigishije ko kunywa inzoga ari icyaha. Nanjye rero burya ndumva nanywa. Urumva deja bwa butumwa uri kugenda ubusenya kandi hari benshi wari wamaze kugira gute wubatse. Uzumva rimwe na rimwe umuntu akubwira ati apu simbona arakanaka. Iyi covid ko igaragaje abantu benshi, iyi covid yajije ku buryo abantu benshi bamaze kubivamo, abantu benshi bamaze kugaragara bari bo, abantu benshi agakiza kabo kamaze kugaragara cyane. Ko hari n'umuhanuzi wegeze ubihanura, ndabyumva umwaka utangira avuga ngo iyi 2020 ije kugaragaza abakozi b'Imana abari bo. Rwose pe uri kujya kumva umuntu arakubwira atapu ati kanaka se ntiyari umuvugabutumwa, ati simubonye mu kabari bunaka ameze gutya na gutya, runaka se ntiyari umupasiteri sinabonye atereta. Mbese urumva ni ikibazo cyo kuvuga ko ukijijwe kandi udakijijwe, byanga byakunda uba wisenyera ibyo wubatse. Rero niyo mpamvu nakubwiye ngo ngewe nkeneye agakiza mbere ya wa muntu ndi kubwira, kuko nindamuka nkijijwe sinzabasha gusenya ibyo nubatse. Nindamuka nkijijwe nkakubwira buri cyaha cyose tugiye tuze nkubwa nti iki ni icyaha, iki ni icyaha, nanjye nzigengesera. Ivode ubungubu ari byo twigengesera kuba twagakoze wenda, ariko ukavuga ngo sinabikora kubera ko mbizi neza ko harabona bibujije. Ukavuga ati sinakwambara inyambaro, ejo ndahura nuwo nabwiye ko kuyambara ari bibi, tugahurira mu nzira bikongera nkamusubiza muri ya nzira. Rero ni ibintu byinshi rwose. Burya ubaye ukijijwe hari byinshi wirimita, hari byinshi wirinda kugira ngo utabasha gusenya bya bintu byawe wari wamaze kubaka. Kuko nyine agakiza ahubwo tubanze tunamenye ngo agakiza ni iki, se gukizwa ni iki. Burya byanga byakunda abantu ntabwo abantu bose bashobora kubona neza, ntabwo abantu bose bashobora kubona agakiza, kuko burya gukizwa biragutse cyane. Kuko hari umuntu ukizwa akazumva ko gukizwa agomba guhora ateze igitambara. Noneho nanjye ngakizwa wenda numva ndakunda guhora nteze igitambara, byanga byakunda wa muntu wari uteze igitambara iyo abonye ntagikeze bigira gute, biramugusha. Niyo mpamvu mubwira ko agakiza kagutse, ariko byibuze
nimba naramubwirije gutega igitambara, ngerageze cya gitambara nanjye ajya kibona ko nagiteze. Burya nibyo bishobora gukomeza wa mutima wa muntu, kuko na Yesu yaricaraga aho intumwa zicaye nawe akicaraho, aho bamusanze nawe akabanza akicara nyine agaca bugufi. Hari aho yagiye yicara atakagombye kuba yahicaye, ariko akicara kugira ngo abashe kuringanira nabo, abashe gusa nabo. Yesu iyo tusomye amateka tugasanga ahantu yavukiye ahantu atakagombye kuba yakavukiye, kugira ngo bya bintu byaje kubwira abantu bizagire abishakira intebe cyangwa se abisasire bizagiraho byicara. Niyo mpamvu rero no mu agakiza twirwa tuvuga, agakiza twirwa turirimba, ako ku munwa burya nta kigenda cyako, ahubwo ikiruta byose ni agakiza ko mu mutima. Ugakizwa ukumva ko ukijijwe, ugakizwa ukumva ko utagomba kubangamira mugenzi wawe. Burya iyo ukijijwe ufasha imitima ya benshi. Iyo ukijijwe ni ukuvuga ngo ubasha gufasha abantu benshi mu buryo bwagutse, mu buryo bw'agakiza. Kuko burya uzareba umuntu ukijijwe ahora afite ibyiringiro, ahora afite ibyiringiro byakomeye, ibintu bitari kugenda ariko aba afite ibyiringiro, aba yumva yizeye neza. Yobu yadufatiye urugero, yaduhaye urugero rwiza. Yobu yarakijijwe ageza no ku munota wa nyuma arakizwa. Hari irindi jambo ryiza naryo nkunda riba mu Bukubara, ndumva ari 12, ahantu Imana yahamirije Mose, ibwira Miriyamu na Aroni, irababwira ngo umwana wanjye arakizwa, agakizwa no mu rugo. Iryo jambo naritinzeho cyane, abantu baze kurisoma numva ngibajijeho. Uzimani iguhamiriza, ikaguhamiriza ngo uyu ni umwana wanjye, twivuganira gutya. Mwe abandi mbasha kubahereza kurota cyangwa bakerekwa, ariko Uwiteka ngo yaramanukanaga ngo akavugana na Mose gutya amaso ku maso. Kubera iki? Yabwiye Mose na Aroni ubwo bari bijujuse nyine bavuga ngo ibyo Mose yakora nabo babikora niki, ngo Uwiteka aramanuka arabwira ngo Mose ni umwana wanjye nkunda, abasha gukizwa agakizwa no mu rugo. Byarantangaje cyane. Imana nayo ibizi ko no mu rugo araho tudakizwa. Mu rugo nahise numva mfashe ikintu cyagutse, ndavuze kubera ikiri jambo rivuga ngo Mose arakizwa agakizwa no mu rugo. Bishatse kuvuga ko mu rugo hari abantu benshi bishobora kuba bitsinda gukirizwamo. Bishatse kuvuga ngo iki mu rugo ahantu mbese hihishe hiherereye, abantu ntabwo babasha kugira gute kuhakirizwa. Ubwo nicyo kintu nabashije kubona. Nimba Imana avuze ngo Mose akizwa imbere y'abantu, y'abamureba mu muhanda agenda, ndetse na hamwe ari wenyine, ndetse na hamwe yihishe, ndetse na hamwe mu rugo, Mose agira gute? Arakizwa. Mose dusanga ari yarashatse umugore w'umunyagiputakazi. Nono yumva nimba mu banyagiputakazi batarizeraga Imana, akabashatse mu Bisiraheli. Byanga byakunda nahise nsanga ko hari ibintu byinshi Mose atahurizagaho n'iki n'umugore we, ariko ngo Mose yarakizwaga agakizwa no mu rugo. Bishatse kuvuga ngo no mu rugo, muri bya bindi twebwe bitugusha, twebwe bidusitaza, twebwe bidukura mu buntu bw'Imana, twebwe bituma agakiza katuvaho, Mose we yagiraga gute? Yabikiranukagaho. Bishatse kuvuga ko agakiza kiwe n'ahandi kihishe. Ubundi hamwe hihishe, hamwe uri wenyine, bagakwiye kuvuga ngo reka nahambakiranukire kuko simbizi, sinzi uwambona, sinzi uko byagenda, ese hagize umbona, ese n'umwana tubana mu rugo nindakizwa arabibona gute? Ese ari ukuntu dutora inkono ugiye guhana umwana bwata, ariko mama mu kanya numaze gusenga ubuse ko kurankubita, ubutsinzwe
ati kuko nimba umwana azi neza ko ndi umuntu usenga, reka no kumuhanana umujinya urenze, ahubwo mbanze mwicaze mwumvishe ikosa akoze, mbe namuhana ariko yumvishije n'icyo ngize gute muhoye. Rero niyo mpamvu agakiza ari njyewe nkwiriye gukizwa. Ninkizwa ngakiranuka ahagaragara n'atagaragara, byanga byakunda nzabasha kwerera wa muntu imbuto udakijijwe, mucire bugufi, nimara kumwerera imbuto, za mbuto zanjye zibasha kuzagira gute, kuzatuma na wa muntu udakijijwe akizwa. Niyo mpamvu rero njyewe numva ko ari njyewe bwanjye ukeneye agakiza kurenza uko ngatera mu bandi, kuko njyewe ninkaguteramo nanjye nkijijwe, byanga byakunda ibyo nkubwira uzabyumva kandi uzabyubariza, bikaba uzavuga ati reka, kubera ko hari uko nkubona, ari uko nkumva, kubera ko ibyo uvugamo iyo mbihuje n'ibyo ukora mbona ari ukuri, nanjye ndabikoze. None tugarutse kuri wa muntu wenda wabwirijwe ngo akaza kugushwa nuko uwamubwirije ari byo yakoze bidafututse, ushyize mu kuri we akwiye kugwa, nta yindi ngingo yamurengera? Kugwa biramurengera? Kugwa ntabwo bimurengera, nta nubwo byamurengera habe na gato, kuko ubundi bwa mbere na mbere banza ufata umwanzuro w'ikintu ugiye kwinjiramo. Njya nkunda kuvuga aka kantu, ubundi iyo ugendeye mu kigare cy'ikintu utafatiye umwanzuro, byanga byakunda uhura n'ibisitaza nyine. Ubundi abarokore bagira amano maremare basitara kubi. Rero ni ukuvuga ngo byanga byakunda gukizwa, banza umenye ngo ese ko nkijijwe kubw'umuntu cyangwa nkijijwe kuko ngiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Rero agakiza ko ku bantu tugatandukanye, kuko n'ubundi umuntu ni umuntu, azagaruka ari umuntu kandi ntawe utaraswa. Ushobora gusanga uyu munsi wa none nkishijwe, ejo Satani akanyabira rwose, ko ari benshi babivuyemo. N'uyu munsi akubwira ati umva nta na gahunda yabyo mfite. Rero wa muntu azaba yarakijijwe nyine kubera yari wa mumodo wiwe yaguye na wazagwa, ariko nakizwa avuga ngo Yesu ninjye nawe, nomatanye nawe, nsezeranye nawe kutazakureka, kutazaguhemukira. Mbese ukumva ukurikiye Yesu, ukumva ugiye kugera ikirenge mu cya Yesu, ko Yesu ntajyagwa, Yesu ntahinduka, ko ari kera na n'uyu munsi ni ko ari. Niyo mpamvu rero aho kugira ngo ukurikire umuntu, ubwo reka dusubize wa muntu wabajije cya kibazo, aho kugira ngo ukizwe ukurikiye umuntu, kizwe ukurikiye Yesu. Yesu niwe nshuti itagutererana, niwe utaguhana, niwe utagusiga byakomeye, niwe utaguseka wamwaye. Mbese ntiyakwemera kumwara, ntiyakwemera kusebera mu bantu wakakuriye guseberamo. Yesu niwe utajya udutererana, niwe utajya udusiga, niwe umva nkubwire ngo iki, umwana w'umuntu yagusiga, umwana w'umuntu yakwatuza agakiza, ejo akaba ari ugusambanya, ejo akaba ari ukuroga, ejo mbese nyine Satani yamaze kumukoreramo. Ariko Yesu wenyine nimukizwe, mwature Yesu umwami nk'umwami n'umukiza wanyu, aba ari we mukurikira kurenza uko wakurikira ngo runaka ni umusitare azi kubwiriza, amagambo barayubatse benshi, wa wundi ukubwira ijambo ukumva ko ari ijambo. Barawukoze rwose pe, turabafite, barawukoze ku buryo akubwira ntube wahaguruka, akagufatisha neza, akaba umusitare rwose kubw'umunwa, ariko imbere mu mutima nta kintu na kimwe kibereyeyo. Wajya gukurikirana ibyo akora bigasaba bihabanye n'ibyo avuga, wakurikirana imigendere ugasanga ihabanye n'ibyo avuga, wakurikirana imikorere ugasanga ihabanye n'iyo avuga. Ikiruta byose rero nimwite ku ijambo rya nyiri ijambo, iryo Yesu yasize avuze. Nimba uzi neza ko yakugiriye ku musaraba Golgotha, bari gukurikira, kuko Adeline sinakugirayo habe n'umwana nabyariye, ntabwo namugira ku musaraba rwose. Ni ukuri tujye tuvuga ibyo dushoboye, ibyo tudashoboye tubireke, kuko ngewe kabone niyo ari umwana bavuze ngo birarangiye, uvuga ati ni wowe kumukiza, ajya ku musaraba tugutera umusumari hano na hano, ikamba mu mutwe, ntabwo byashoboka rwose, ntabwo nabishobora. Rero Yesu we niwe wabishoboye, igitabo cyabuze ukibumbura,
ariko waravuga ngo ngewe ngize gute nditanze ndagiye. Ubu rero naba ari we bakurikira nshuti yanjye, naho nugenda ukurikiye umuntu byanga byakunda nyine uzasitara, kereka nimugura bote bazagure bote bambare. Adeline urakoze cyane, ntekereza ko umukunzi wacu rero tubajije iki kibazo abashe gusobanukirwa, ariko tutarasoza hari akantu ugeze kuvuga, uvuga ko uri mutanga urugero nyine uvuga uti abakozi b'Imana se ko iyi covid isa nkaho hari abo yagaragaje cyane, usigaye uhura n'umuntu avuga ati sinkweze n'akana karimo nk'inzoga hariya. Ubona byaratewe n'iki kugira ngo iyi covid noneho ishyire hanze ba bandi bitwa abakozi b'Imana? Erega n'ubundi byanga byakunda, aka kantu negeze nkavugaho, hari umuntu Ivode wakijijwe kubera ko akazi kahagaze, akavuga ati nta yindi solution ntoye Bibiliya. Urumva kubera ko wenda ari uwo yabonye akayitora bikemera, mbwa undi twavuga ngo abubatse umunwa nayabona koko yawubatse amagambo n'ubundi mu isi yarayafite, akavuga ati nanjye ndahagurutse ndagiye. Urumva agatora Bibiliya. Uwo ni uwa mbere. Hari uwundi ukizwa kubera ibibazo runaka, agakizwa kubera ko mu urugo byanze bari gushwana n'umugabo cyangwa n'umugore. Urumva akavuga ati nawe agabatoye Bibiliya nyine agasenga, akinjira mu byo gusenga. Yakwinjira mu byo gusenga, burya uzarebe n'umuntu wasengeshejwe n'ibibazo arasenga, arasenga rwose, burya ntiwanamudomina mu masengesho. Kabiri gatatu akakubwira ko abaye umuvuga butumwa, kane gatanu pasiteri. Urumva byanga byakunda abo bantu batandukanye n'abanyamuhamagaro. Ni wa muntu winjiyemo kubera ibibazo runaka, nibivaho ntuzongera kumubona. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, impamvu covid yagwishije abo bose twumva. Icya mbere, kuwa mbere yajyaga kubwiriza muri ADPR runaka, kuwa kabiri akajya muri restoration, kuwa kane muri Zion, kuwa gatanu akajya mu byiringiro, kuwa gatandatu mu isoko y'ubugingo, ku cyumweru ku rusengero iwabo. Urumva iminsi yose yabaga yagize gute, yagiye kuvuga ubwo butumwa, kandi ubwo butumwa akagenda azi neza ko aravaye bamuhaye itiki. Yego arajya guhaguruka akubwira ati burya banzu nshirira ngahe kuri mobile money mbonetiki. Urumva uyu munsi wa none rero hahandi yayizengurukaga, ubu hagize gute, harafunze. Wa muntu wamenyere guhera ku mbere kugera ku cyumweru agenda kumubwira ngo irirwa mu rugo kuwa mbere ugeze ku cyumweru, byabaye ikibazo none gikomeye ku bindi. Ntari amafaranga ariho, arayakura he? Nindari bwake tike kandi hafunze. Pastor aramwati nyoherereza tike kandi ntacagenda agiye gukorayo, yandi yabonaga kuri mobile money ntayakiri kubona. Urumva rero yahise asanga, urumva uwo n'umushinga wamaze kugira gute, homba. Urumva ushize Imana avuga ngo ari imishinga wombesheje. Nuwo rero wagize gute, waguye mwinshishi, sosi yaguye mwinshishi. Ubwo niyo mpamvu agomba avuga ati reka nongere niciri yapanya nyine, nagira amahirwe nashyikara ku muhanda, umva icyo gukora azagikora. Urumva niyo mpamvu rero umunyamuhamagara w'uyu munsi wa none aracyahagaze, ashonje adashonje. Umva inzu ayigezemo amezi angahe yayishyuye, uwo nguwo aracyakomeje, aracyahagaze, aracyavugira Imana ye, kuko abo kubwirizwa baracyahari. Urumva baracyahari, hari abantu bagikeneye no guhumurizwa. Uyu munsi wa none imitima y'abantu y'isi ikeneye guhumurizwa ku bw'iki cyorezo gihari. Akazi urumva ni kenshi karahari, hari abantu benshi utarwaye covid uyu munsi wa none arakennye, udakennye akazi karahagaze, uwo katahagaze. Mbese ibibazo byabaye byinshi, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo muhumurize imitima igize gute, iboroga, mukomeze amavi asukuma. Uyu munsi wa none amavi arimo arasukuma. Uyu munsi wa none niwe twari dufite akazi ko kubwira abantu kugira ngo bakomere mu mwami, byibuze kugira ngo bihanganire kuzageza Yesu aje gutwara itorero. Ariko wa muntu
wari warabigize bizinesi, wa muntu wabyinjiyemo atari umuhamagaro, byanga byakunda nyine niba abo ngabo turi kumva ngo babivuyemo, bararambitse, nta kazi gahari, nta nyine ukabikisubira muri ayo mabi yose. Adeline, turimo tugana ku musozo, ndashaka kugire inama uyu umuntu afite abantu benshi bari kumunyura imbere, bamubwira ijambo ry'Imana, bamubwira bitandukanye, ariko wenda akaca ku ruhande akabona hari abakora noneho bakabivanga. Uyu muntu akwiye kwitwara gute aho kugira ngo bizamugushe? Nibyo nakomeje mbabwira, nibyo navuzeho kare. Abantu bari kumuca imbere ari benshi, abandi bakamubwira ukuri, abandi bakabivanga, abandi muri we nabanze yicara atekereze. Namara gutekereza avuga ati ariko ubundi mfite gahunda yo gukizwa. Ese ni uwuhe mumaro uri mu gukizwa? Ese nkizwe kubera ko runaka yabimbwiye ngo kizwa, cyangwa nkizwe kubera ko ngomba gukizwa? Ubundi umuntu akizwa afite ibyo akizwa, afite ibimurani, yumva naniwe, banza ufate umwanzuro wumve ko naniwe. Ariko numva utarananirwa, numva utarahaga ibyaha, banza ubyikorere, kuko nukuri uko niko kuri. Nujya gukizwa utarahaga ibyaha kubera ko njye nakubwiye ngo bireke, byanga byakunda uzongera usubireyo, uzasubirayo. Niyo mpamvu ushobora gusanga uwo munsi wa none umuntu yanyu Imana imbabare gusambana, ejo akongera Imana imbabare gusambana. Usibye ko uyu munsi wa none nta naho kwihanira mufite, iki si igihe cyo kwihana. Urumva noneho ugasanga bya bintu n'ubundi byongeye biba bya bindi. Niyo mpamvu rero biba byiza kubanza gutekereza ku kintu ugiye gukora, kavuga ati se koko ngiye kuba umurokore, ibyaha ndumva mbihaze, ese abarokore bakunda iki, banga iki? Ese sindi bukizwe nka runaka? Kuko uwo muntu uri kuvuga uzakugwisha, byanga byakunda kugira ngo akugwishe, buretse ubanza wikorera ibyo urimo. Ubundi abazi byinshi bazabazwa byinshi, mbese buri wese azabazwa bitewe n'ibyo yumvise. Bishatse kuvuga iki? Wowe ufata umwanzuro nkawe runaka ku giti cyawe, uvuga ati mbifashijwemo n'umwuka wera, ndumva nkijijwe, ndumva ndambitse, ibibi byose nanyuragamo ndumva mbirambitse, ahubwo ngiye kugira gute, ngiye gukizwa. Burya wa muntu no wandi wamubwirije namunyura imbere yambaye ubusa ntazagwa, namunyura imbere yasinze ntazagwa, namunyura imbere mbese ari mu mabi runaka ntabwo azagwa, kubera ko azavuga ati sha ngewe ibyo nari narabihaze, rero sinahemukira umwami wanjye. Niyo icyo inama namugira nuko yabanza agahaga icyitwa cyane gisa nacyo, niho atazabona kugwishwa na runaka. Rero urakoze ku kintu kiziduhaye, ariko wenda hari umukunzi wacu ushobora kuvuga ati wampuzana Adeline, wenda nkananya haye ibyo namwibariza, wamuha nimero, wasoza umuha nimero, ubundi ugahita usenga tugasoza ikiganiro. Nimero ya telefone ni 0788 3335113, niyo wambonaho, iri no kuri WhatsApp. Yesu abaho umugisha. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese, Imana ishoboye mu bumana bwayo, tugushimiye kubw'umwanya mwiza umaranye natwe, tugushimiye kubyo uvuganye n'ubwoko bwawe, tugushimiye kuri Imana yacu bwite, izina rya nirihabwa icyubahiro. Ngaho rero wowe karamawe, utwemerera ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bishoboka ku buzima bwa buri umwe wese utega amatwi yicano, kandi Uwiteka uko bakomeza kuyishyigikira naho bari kubashyigikira, uko bakomeza gutega amatwi bari kubahembura, abakeneye agakiza ubahereza agakiza, abakeneye guhinduka ubahereze guhinduka, ab'imitima yari yarabivuyemo bari baranamutse wongere bagarure ku isoko. Papa urakoze, urakarama, ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen.